Mwandi makuru twabateguriye tugiye mu by'ubukungu abasesengura iby'ubukungu baravuga ko ibihano leta ya Canada yafatiye u Rwanda bizahungabanya ubukungu bw'ibihugu byombi muri rusange. Ni mu gihe ibihugu byombi byari bisanganywe amasezerano mu by'ubucuruzi. Kuri uyu wa mbere ni ku munsi w'ejo leta ya Canada yafashe icyemezo cyo kuba ihagaritse gutanga impushya zo kugurisha serivisi z'ikoranabuhanga mu Rwanda, kuba ihagaritse ubufatanye n'u Rwanda cyane cyane bwa leta kuri leta mu bijyanye n'ubucuruzi no gufasha urwego rw'abikorera. Yasubitse kandi kwitabira ibikorwa mpuzamahanga byakiriwe n'u Rwanda. Abasesengura iby'ubukungu ariko baranavuga ko u Rwanda rushobora kuzahazwa n'iki cyemezo ugereranije na leta ya Canada mu gihe ngo iki gihugu cyateye intambwe mu kwiyubaka mu bukungu ugereranyije n'igihugu cy'u Rwanda. Mu kiganiro kigufi mugenzi wacu Jules Ntaho batuyagiranye ku murongo wa telefone na Dr Mutemberezi Fideli, akaba inzobere mu by'ubukungu ndetse n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda. Umva uko yabigarutseho. Ntabwo ari ibintu bigamije kuba byateza imbere ibihugu byombi, kubera ko buriya iyo nta mikorane iba igihari hagati y'ibihugu biba byahagaze, ibintu biradindira. Ntabwo ari ibintu bikwiye, ariko kuko biba byabaye nyine nta kundi tugomba kubivugaho. Ahubwo icyo numva umuntu yanareba ntakwibaza ese ni bande babihomberamo yenda ku kigero kiri hejuru. Yose ndumva u Rwanda rwo ruhomba cyane, kuko ndumva rwo rwabonagamo ibintu bijyanye n'imfashanyo, bijyanye no kuko u Rwanda nirwo rukeneye cyane kwiyubaka no gukomeza kubaka iterambere gushaka nabyo. Rero hariya hari nk'imishinga iyi n'iyindi ishobora kuba yari ihari izadindira itazongera kubona amafaranga yava biriya. Hari za bizinesi byose ubwo zizaburiramo biriya bihugu biba bikomeye, biba bifite urwinyagamburiro buhagije ku buryo bo bahita babona vuba na vuba igisimbura ibyo babuze yenda ku ruhande ku mihahirane bari bafitanye n'u Rwanda. Ariko Dr iyo turebye dusanga nko muri 2023 Canada yacuruje yohereza ibicuruzwa mu Rwanda bifite agaciro ka miliyoni zisaga 7 z'amadolari, mu gihe u Rwanda rwo rwohereje muri Canada ibifite agaciro ka miliyoni zisaga 3 z'amadolari. Ubwo urumva ko wenda Canada ariyo yacuruzaga cyane hano iwacu. Ibyo nibyo bivuga, byo nibyo, ariko ku rundi ruhande niba wumvise ibyo navuze, biba bifite ekonomi ziri large, ekonomi zagutse, biraborohera kubona andi masoko cyangwa se baba bafite ubwinyagamburo buhagije. Ntekereza ko nayo mpamvu bafashe icyo cyemezo nyine cyo kubihagarika, nuko uko babonaga yuko wenda perte cyangwa se igihombo bafite uburyo bazakijera. Niba izo miliyoni 7 zazaga mu Rwanda kubera ibyo boherejeyo, bazahita babona amasoko yandi ku buryo bwihuse, ku buryo bizakompansa. Ariko twebwe kubona ku buryo bworoshye iryo soko bisimbuye ibya Canada ingana na miliyoni 3 z'amadolari bikagorana. Icyo ni ku rwego rw'ubukungu. Hanyuma ukaba ubona ingaruka ziraza kubizihe wenda ku gihugu cy'u Rwanda, na cyane ko ari cyo turimo dutangariza abaturarwanda? Ingaruka zihita ziba zahari zikomeye, nuko buriya tudasubira inyuma ngo dukore ubushakashatsi bwimbitse. None se abantu bari muri izo bizinesi baba bafite imikoranire na Canada. Ego yavuze ngo u Rwanda rufitanye imikoranire na Canada, ntabwo ari imisozi isa amashyamba, ni abantu nyine bati ibyo bihugu. Bivuze ngo twebwe niba hari abanyarwanda bari muri izo bizinesi, yaba ibyo boherezaga muri Canada, hari n'abandi bagoraga ibyo muri Canada, nubwo biragorana abakonsomateri cyangwa se abantu ba beneficiaga ibyo bintu babihahaga, ababicuruzaga bagera gute, nubwo barahita bahura n'ikibazo.